Abantu benshi bubaka amazu meza ariko si bose bubaka ingo nziza. Hari abatunga byinshi ariko bagatakaza amahoro. Hari abantu bashyingiranwe mu byishimo byinshi ariko nyuma y'igihe runaka bagatangira kwibaza bati ni iki cyabuze? Kuki nabyemeye? Kuki nemeye kubana n'uyu muntu? Birumvikana aya ni amagambo arimo kwicuza kandi ni amagambo asohoka mu mutima wuzuye intimba. Mu buzima bwa muntu nta kintu gifite agaciro karuta umuryango. Aho niho ubuzima butangirira, niho indangagaciro zubakirwa, ni naho umutima ubonera umutekano. Ni ahantu hato ku isi ariko hafite imbaraga ziruta iz'ibihugu, imbaraga ziruta iz'amadini, imbaraga ziruta iza politiki. Aho hantu si mu biro bikomeye, si mu nsengero zubatswe neza, si no mu mashuri y'icyubahiro, ni mu muryango. Umuryango niwo shingiro ry'ubuzima, niho umutima w'umwana utangirira guterera mu rukundo, ni naho ijambo rya mbere rivugirwa. Niho umuntu atangirira kumenya icyo ari cyo, akamenya gukunda no gukundwa. Ariko se muri iyi si yihuta, isi yuzuye imihangayiko n'ihindagurika ry'umuco, umuryango uracyari ahantu h'umutekano? Uracyari ishuri ry'urukundo? Cyangwa hari ibintu uteshutseho? Uyu munsi turasesengura ubusobanuro bw'umuryango, turebe agaciro kawo, turebe n'imbogamizi uhura nazo. Tunagaruke ku mahame atuma ukomera, kuko iyo umuryango uhagaze neza igihugu kirakomera, iyo umuryango ucitse intege n'isi irahungabana. Birashoboka ko ubu tuvugana wowe iwawe ibintu bimeze neza, ariko burya inkoni ikubise mu kiba uyirenza urugo. Umunyarwanda kandi yaragize ati bucya bucyana ayandi. Komeza rero udukurikire kuko nawe izi nama zirakureba. Birashoboka kandi ko ubu tuvugana wowe iwawe bitameze neza, ariko nanone uri umunyamahirwe kuko iyi niyo saha Imana yagenye ngo ikureho intimba n'imibabaro byawe. Iyi ni inkuru ivuga kuri wowe, ni inkuru ivuga kuri njye, kandi niba uri umusore ni inkuru ivuga ku hazaza hawe. Reka duhere kuri iki kibazo. Ubundi ni iki gituma umuryango ubaho neza? Ushobora kuba ikibazo utacyumvise neza. Ndi kubaza nti ni iki gituma umugabo n'umugore babana mu rukundo, na nyuma yo kubyara bagakomeza kuvimvira uwo munyenga w'urukundo, ibyaza gatanya gutongana no gushwana bakabyumva iyo mu bandi, yewe n'abana babo bakaba abana beza bafite ikinyabupfura. Ubu noneho ikibazo uracyumvise. Reka tujyane ingingo ku yindi. Ariko se ubundi sindi kubihutisha ra? Mbere yuko dusesengura izo ngingo, reka tubanze tuvuga aka kantu. Ubundi mbere yuko habaho urugo cyangwa umuryango, hari ibintu bibanza. Icya mbere ni ukurambagizanya. Gusa uyu mwanya ntabwo turavuga kuri iyo ngingo yo kurambagizanya. Ahubwo icyo tuzi ni uko nyuma yo kurambagizanya hashira igihe kinini, kera kabaye hakabaho gushyingirwa. Gushyingirwa. Uyu ni umutwe w'igice cya 20 mu gitabo cy'inama zigirwa itorero. Ndavuga kimwe giherutse gusohoka kibumbatiye imigabane yose. Iki gitabo gishimangira ko gushyingirwa atari igitekerezo cy'abantu, ahubwo ni umugambi washyizweho n'Imana mu itangiriro. Ellen G. White aravuga ati Imana ubwayo niyo yashyizeho gushyingiranwa, kandi arongera ati gushyingirwa ni imwe mu mugambi wayo mwiza cyane ku bantu. Ibyo tubibona mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku rupapuro rwa 25. Ibi bisobanura ko gushyingirwa ari isezerano rikorwa imbere y'Imana, rikaba isezerano rihamagarira abantu babiri kubaka ubumwe burambye. Iki gitabo kandi gisaba ko abitegura gushyingiranwa bahabwa inama mbere, hakabaho gusuzuma neza imyiteguro y'umubiri, iy'umwuka n'iy'imitekerereze. Ellen G. White arongera ati abenshi binjira mu rushako batiteguye kandi ntibatekereze ku nshingano ziremereye zibategereje. Ibyo biri mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore ku rupapuro rwa 441. Burya gushyingirwa ntabwo ari ibyumviro gusa, ahubwo ni inshingano. Ellen G. White nanone yaranditse ati mu isezerano ryo gushyingirwa harimo indahiro ikomeye, kandi rikorwa imbere y'Imana
n'abamarayika. Ibyo tubibona mu rugo rwa gikristo ku rupapuro rwa 340. Aha ndizera uhise wumva ko isezerano ry'urugo ari isezerano ryera rigomba kurindwa kandi rikabungabungwa. Muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 6 hari amagambo avuga ati icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Ibi bitwigisha ko urugo atari umukino ahubwo urugo ni isezerano rikomeye. Muribuka cya kibazo twatangiriyeho twibaza tuti ni iki gituma umuryango ubaho neza. Bibiliya iravuga iti niba Uwiteka tubaka inzu abayubaka baruhira ubusa. Biri muri Zaburi 127 umurongo wa 1. Imana niyo nkingi y'urugo. Iyo urugo rwubakiye ku mafaranga, ku buranga cyangwa ku marangamutima gusa rushobora gusenyuka, ariko iyo rwubakiye ku Mana rugira imizi itimuka. Mu itangiriro dusoma ko Imana ariyo yashinze urugo rwa mbere. Mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine. Ibi bitwigisha ko urugo atari igitekerezo cy'abantu ahubwo ni umugambi w'Imana. Iyi Imana ibaye hagati mu muryango, amahoro ariyongera, icyizere kirakomera, ibiganiro bikaba ibyubaka. Niba wifuza kugira umuryango unejeje rero, ibanga rya mbere niri: mufate umwanya nk'abagize umuryango, mugire ibihe byo gusengera hamwe, musomere Bibiliya hamwe, kandi mujye mufata ibyemezo byubakiye ku Mana. Ibanga rya kabiri: kunda uwo mwashakanye nk'uko Kristo yakunze itorero, urukundo rutanga rutishakira inyungu. Mu muryango urukundo nyakuri ni rwo shingiro. Abantu benshi batekereza ko urukundo ari amarangamutima gusa, ariko Bibiliya yaruvuzeho mu buryo bwimbitse. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza wa 7 aravuga ati urukundo rurihangana, rugira neza, ntirugira ishyari, ntirwibona, rwihanganira byose. Umwanditsi Gary Chapman mu gitabo yise The 5 Loves Language, indimi 5 z'urukundo, ni igitabo yasohoye mu mwaka w'1992, yavuze ko abantu bagira uburyo butandukanye bwo kwakira no gutanga urukundo: amagambo meza, guhana impano, gufashanya, kugira igihe cyo gusangira no gukoranaho. Yaragize ati iyo umuntu atavuga urukundo mu rurimi undi yumva, uwo wundi yumva ko adakundwa kandi nyamara abakundwa. Isomo rero tugomba kwigiramo: mu muryango ubayeho neza urukundo ruragaragazwa. Buri wese rero agomba kumenya uko uwo bashakanye yishimira kwakira urukundo maze akabimugenzereza cyo. Ellen G. White nanone mu gitabo cy'urugo rwa gikristo ku rupapuro rwa 50 yaravuze ati urukundo nyarwo ntirwihutira gushaka inyungu zarwo, ahubwo rushaka icyatuma undi amererwa neza. Ibanga rya gatatu: tega amatwi uwo mwashakanye, umuha agaciro, wumva ibitekerezo bye. Ellen G. White atanga inama agira ati ijambo ryiza rivuganwa urukundo rishobora gukiza umutima no kubaka urugo. Ibyo biri mu rugo rwa gikristo ku rupapuro rw'100. Gucirana urubanza, amagambo mabi no gusuzugurana byangiza umubano. Mu bushakashatsi bwamaze imyaka irenga 40 ku bashakanye bwakozwe n'umugabo witwa John Gottman, yagaragaje ko uburyo abashakanye baganira ari bwo bugena igihe umubano uzamara. Mu gitabo yise The 7 Principles for Making Marriage Work, amahame 7 atuma urushako rugenda neza, Gottman yavuze ko gusuzugura no kunegura bikabije ari byo bimenyetso bikomeye byerekana ko umubano ushobora gusenyuka. Yagaragaje kandi ko imiryango iramba ari ifite ibiganiro byubaka, gushimira kenshi, kwemera amakosa no gusaba imbabazi. Umuryango ubayeho neza wubakira ku itumanaho rishingiye ku kubahana. Ariko muri iki gihe ikibazo gikomeye mu ngo n'intambara z'ubuyobozi. Tukibaza tuti ninde ugomba gufata icyemezo? Bibiliya itwigisha ubuyobozi bufite urukundo. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 21 haravuga hati kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Kugandukirana si intege nke, ahubwo ni imbaraga zo kwicisha bugufi. Umugabo akunda umugore we, umugore akubaha umugabo we, abana bakubaha ababyeyi,
ababyeyi bakarera abana babo mu rukundo. Iyo habayeho kubahana, amagambo avugwa mu rugo aritonderwa, icyubahiro kikarindwa, intonganya zikagabanyuka. Ellen G. White yaranditse ati, umugabo ntahawe uburenganzira bwo gutegeka mu buryo bw'igitugu, ahubwo akwiye kwigana Kristo mu rukundo no kwitanga. Ibyo tubibona mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku rupapuro rwa 215. Ellen G. White kandi yaranditse ati, umugore ntiyaremwe ngo abe munsi y'umugabo, ahubwo yaremwe kugira ngo amubere umufasha umwuzuza. Ibyo tubibona mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rwa 46. Ibanga rya 4, ntukaryame ufite inzika. Mbere yo kugira icyo tuvuga kuri iyi ngingo, reka aka kantu tukumve neza. Abanyarwanda muravuga muti ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko nyamara umugambi w'Imana ntabwo wari uko ayo mahembe akomana. Ariko noneho mu gihe byanze, mu gihe ubunyacyaha bw'uwo mwashakanye bwagaragaye, kubabarira ni umuti mwiza. Kubera ko turi abanyabyaha, nta rugo rutagira amakosa. Ariko urugo rubayeho neza ni urugo rufite umuco wo kubabarirana. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 12 kugeza 14 hari aya magambo: nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugiraneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Umurongo wa 14, ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Kubika inzika ni nko kubika umuriro mu nzu. Bibiliya itwigisha ko imbabazi arizo zizana gukira. Iyo wize kuvuga uti mbabarira, ukavuga uti nakoze amakosa, nawe ukavuga uti ndakubabariye, urugo rugaruka mu mahoro. Ibanga rya 5, burugero rwiza. Urugo rubayeho neza ntabwo rureba abashakanye gusa, ahubwo runareba abana. Umuhanga mu mitekerereze y'abana John Bowlby yagaragaje ko umwana uhabwa urukundo ruhoraho n'umutekano mu muryango akura afite icyizere n'ubushobozi bwo kubaka imibanire myiza mu buzima bwe bwose. Mu gitabo cye yasohoye mu mwaka w'1969 yise Attachment and Loss, ukwiyumvanamo n'igihombo, Bowlby yerekanye ko uburyo umwana yitabwaho mu bwana, ibyo ngibyo bigira uruhare rukomeye kuko bigena ukazitwara mu mibanire ye y'ejo hazaza. Ibi byemezwa n'ubushakashatsi bwakurikiyeho bwa Breathon bwo mu 1992 mu gitabo yise Developmental Psychology, cyangwa se ubumenyi bw'imikurire y'umwana. Ubwo bushakashatsi bwe bwerekana ko abana bakuriye mu miryango irimo urugomo cyangwa kwirengagizwa bagira ibyago byinshi byo kugira ibibazo by'amarangamutima. Imigani igice cya 22 umurongo wa 6 hari aya magambo: menyesha umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Abana rero barerwa n'icyo babona kurusha icyo bumva. Iyo babonye ababyeyi basenga, bakabona ababyeyi babo bubahana, ndetse bakabona ababyeyi babo bababarirana, nabo bakurana uwo muco. Mu gusoza rero, urugo rubayeho neza si urutagira ibibazo, ahubwo ni urufite Kristo hagati yarwo. Yesu yaravuze ati, ni njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ibyo biri muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 5. Yego nibyo, tudafite Yesu ntacyo twabasha gukora. Ellen G. White nawe aravuga ati, Kristo agomba kuba hagati y'umugabo n'umugore, nibwo urukundo rwabo ruzakomera kandi rukaramba. Ibyo tubibona mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku rupapuro rwa 95. Iyo Kristo ari hagati, habaho kubabarirana. Iyo Kristo ari hagati, habaho kwiyunga. Iyo Kristo ari hagati, habaho amahoro. Urukundo rurakomera, amahoro akiyongera, hakabaho kwizerana. Niba ushaka ko urugo rwawe rero ruba rwiza,
shyira Imana imbere, kunda uwo mwashakanye utizigamye, mwubahe, mubabarire igihe yakosheje, kandi rirabana mu kuri. Ibyo ni byo banga by'urugo rubayeho neza.